Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uwa kane w'icyumweru cya mbere gisanzwe tariki 15 Mutarama 2026. Ngaha amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo ryamye mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 4 umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Umunsi umwe Abayisiraheli batera Abafilisiti, baca ingando hafi ya Ebenezeri, naho Abafilisiti bazica Afeki. Abafilisiti bohereza ingabo zabo zisakira neza Abayisiraheli, urugamba rurakomera, maze Abayisiraheli batsindwa n'Abafilisiti. Kuri urwo rugamba haguye abantu bagera ku 4,000 mu ngabo z'Abayisiraheli. Ingabo zihungira mu ngando, maze abakuru b'imiryango ya Isiraheli baravuga bati, ni kuki uyu munsi Uhoraho yaretse dutsindwa n'Abafilisiti? Tujye i Silo gushakayo ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho, kugira ngo bujye hagati yacu kandi buturinde abanzi bacu. Abayisiraheli bohereza abantu i Silo, bavanayo ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho Nyiringabo, utetse ijabiro hejuru y'abakerubimu. Hafi y'ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho hari abahungu 2 ba Heli, Hofini na Penihasi. Nuko ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho bugeze mu ngando, Abayisiraheli bose baterera hejuru icyarimwe mu ijuru riranguruye, maze isi iradagadwa. Abafilisiti bumvise urwo rwamo, baravuga bati, urwo rwamo rurenga ruturutse mu ngando y'Abahebureyi n'urw'iki? Hanyuma baza kumenya ko ubushyinguro bw'Uhoraho bwageze mu ngando. Abafilisiti batahwa n'ubwoba, kuko bavugaga bati, Imana igeze mu ngando yabo. Nuko baravuga bati, turagowe. Ibi ntabwo byari biherutse kubaho. Turagowe koko. Ninde uzaturokora ikiganza cy'iyo Mana ishobora byose? Iyo Mana niyo yateje Abayisiraheli ibyago by'ubwoko bwose mu butayu. Bafilisiti mwe, nimukomere mube bagabo, hato mutaba abaretwa b'Abayisiraheli, nk'uko nabo bigeze kuba abacakara banyu. Nimube abagabo kandi murwane. Nuko Abafilisiti baratera, Abayisiraheli baratsindwa, maze buri muntu ahungira mu ihema rye. Baratsindwa bikabije, muri bo hapfa abantu 30,000. Ubushyinguro bw'Imana buranyagwa, kandi n'abahungu bombi ba Heli, Hofini na Penehasi barahagwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 44. Nyagasani girira impuhwe zawe, maze udutabare. Ubu waradutaye bituma dusuzugurika, ntugitabarana n'ingabo zacu, utuma duhunga abaturwanya, maze ababisha bakadutwara iminyago uko bashaka. Utugabiza ibitutsi by'abaturanyi bacu, abo tubana bakadukwena, bakaduhindura urw'amenyo. Watugize iciro ry'imigani mu mahanga, mu bihugu byose bakatuzunguriza umutwe. Kanguka Nyagasani, kuki wisinziriye? Baduka, we kudutererana burundu. Ni kuki ugumye guhisha uruhanga rwawe, maze ukirengagiza akaga n'ubwagirizi turimo? Nyagasani girira impuhwe zawe, maze udutabare. Nyagasani Yezu ntabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 2 umurongo wa 40 kugeza ku 45. Muri icyo gihe umubembe aza agana Yezu, amupfukama imbere ye, amwinginga agira ati, ubishatse wankiza. Yezu amugirira impuhwe, arambura ukuboko amukoraho avuga ati, ndabishatse, kira. Ako kanya ibembe bimuvaho, arakira. Yezu aramwihanangiriza, amusezera ako kanya amubwira ati, uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo, kandi uture ibyo Musa yategetse abahumanuwe, maze bibere icyemezo cy'uko wakize. We ariko ngo amare kugenda, atangira gutangaza no gukwiza hose iyo nkuru, bituma Yezu atagishoboye kwinjira mu mujyi ku mugaragaro, ahubwo yigumira ahantu hadatuwe. Akaba ariho abantu bamusanga baturutse impande zose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi ijambo ry'Imana riguhindure uko Imana ishaka. Aho niho uzaba ko kumwigishwa wa Kristo, umukurikire kandi umukurikize buri munsi. Amasomo twateguriwe uno munsi nadufasha gucengera no gucengerwa imikorere y'Imana, uko Imana ikora. Abantu benshi hari ubwo dukoresha Imana nk'abantu,
tugashaka gukoresha imana ku giti cyacu, ariko imana ifite uko ikora n'icyo ikoze. Imikorere y'imana uko imana ikora. Isomo rya mbere riraza ritubwira uko abantu bashaka gukoresha imana ku gitutu, ku gitugu, bityo iyo migirire nk'iyo ntabwo imana izayishima. Naho isomo ry'ivanjiri y'uno munsi riratubwira uburyo imana ishaka ko abantu bamera, ibakiza, ikabumva, ikabitaho. Mbese bikubiye mu ijambo bita ugushaka kw'Imana. Yezu ubishatse wangiza, uko imana ishatse, ugushaka kw'Imana. Muri ibyo byose rero twaza guhitamo ugushaka kw'Imana kugira ngo dukore icyo Imana ishaka aho gukora icyo twebwe dushaka. Na Bikira Mariya biduhanurira ubwo asubiza umumarayika ati fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Gushaka ko ni gukorwe Nyagasani, dore ndi umuja wawe, gushaka ko ni gukorwe. Natwe rero tuze kubabaje abanyagasani n'abagaragu be, bize kudufasha kumva ugushaka kw'Imana ndetse no kugukurikiza. Niyo mpamvu rero ingingo yacu igiye kudufasha kuza kumva imikorere y'Imana, uko Imana ikora. Ingingo yacu uko Imana ikora, kuko Imana idakora nk'abantu. Ni nabyo bigeze baza umuntu umwe ati reka mbisubiramo gatoya. Baramubaza bati nk'ubu wakugira Imana wakora iki, wabigenza ute? Bangira Imana uko nabigenza, uwangira Imana nakwereka. Abantu nahita mbamara ako kanya. Kubera iki se? Abantu n'abagome, abantu n'abicanyi, abantu n'abarozi, abantu bakora ingeso nyinshi, nahita bica. Uwangira Imana umunsi umwe nakwereka. Natwe rero hari igihe Nyagasani ashobora kukugira Imana umunsi umwe, wabigenza ute wowe? Erega Imana ntabwo ari kivejuru. Ishobora no kukugira umutegetsi runaka igira ngo irebe ko ushobora gutabara no gutabara abandi, igira ngo irebe uko utataba abandi ahubwo wabatabara. Igakugira umushefu runaka, igakugira umuyobozi runaka, igira ngo uvuganire abandi ahubwo cyangwa ugatangira uvuguruza Imana. Ko Imana ari nyampuhwe, uzanye ibikorwa by'amahane ute? Kumva ijwi ry'Imana ni ukureka Imana igakora ugushaka kwayo muri wowe. Wakugira Imana umunsi umwe, wabigenza ute? Wakugira umuyobozi ahantu hamwe, wakora iki abaturage bawe? Aho ntiwabataba nawe bikarangira uri kubakandagiraho cyangwa ukabaroha. Aho kugira ngo barohore, yibaze muyobozi, uri umuyobozi nanjye ndi umuyobozi, uko twagenzereza abo dushinzwe, abo Imana yadutumyeho, turamutse duhawe amahirwe. Kuko Imana idakora nk'abantu. Nawe ugenda usubiramo iyo nteruro, kuko Imana idakora nk'abantu. Turaza cyane cyane kwibanda kuri iri somo rya mbere twavanye mu gitabo cya mbere cya Samweli, isomo ryo mu isezerano rya kera. Iri somo ryatumurikira natwe muri ino minsi, aho dushaka gukora ugushaka kwacu, tugafata ubutegetsi bwacu n'ubuyobozi bwacu tukaburya tukabunyumutira, aho kugira ngo dukore ugushaka kw'Imana, kandi ari Imana yadushyizeho kandi byaba. Rero turaza kwibaza ikibazo cyatambutse muri iri somo rya mbere tuti kuki Abayisiraheli batsinzwe n'Abafilisiti ku rugamba kandi bari bafite ubushyinguro bw'Imana. Ubushyinguro tuzi icyo bisobanura, bari bafite Imana iwabo, buki batsinzwe. Ikibazo kiraza gutumurikira natwe tuze kureba impamvu tujya dutsindwa kandi twitwa abakristo, twitwa abayobozi, twitwa ibikomerezwa, twitwa abantu begereye Imana, kuki tujya dutsindwa. Ingingo eshatu zizaza gutumurikira. Reka duhere ku ngingo ya mbere, l'arche de l'alliance, ubushyingo bw'isezerano ry'Imana. Ubushyingo bw'isezerano ry'Imana mu isezerano rya kera bwasobanuraga présence de Dieu, Imana igenda n'umuryango wayo, Imana ikora urugendo n'umuryango wayo, Dieu qui marche avec son peuple. Iyo Mana rero ni urukundo, mu ijambo rimwe ni rukundo, Deus caritas est, Imana n'urukundo. Ubushyinguro bw'Imana bwari bugizwe n'ibimanyu bibiri byanditseho amategeko, bihiniye mu itegeko ry'urukundo bya bindi Yesu atubwira, gukunda Imana na mugenzi wacu. Nuko rero iyo ukurikije urukundo bisobanura ko Imana ihari. Mu rukundo Imana ibihari, ahari urukundo Imana ibihari. Muri make urukundo ni izina ry'Imana, cyane cyane gukunda Imana na mugenzi wacu. Ikigaragara Abayisiraheli impamvu batsinzwe ya mbere nuko bigaragara nkaho batinya Imana, nk'umuntu ashobora gutinya nkaho akunda umwana atinya imbwa iza kumuruma, cyangwa ugatinya igisasu ukagira n'ikindi watinya mu buzima, ariko atari icyubahiro ufitiye Imana. Nuko ugatinya Imana ariko ukanga abantu, ukubahuka abantu. Ngiye byabaye ku Bayisiraheli, bishoboke ko bari bashaka gutsikamira bagenzi babo. Nuko Imana ikagira igaragaza urukundo ahantu. Ni bya bindi umufana w'ikipe yigeze ngo aza kubwira padiri ati padiri,
udusengere tuze gukubita agakipe tugatsinde tukanobe, tugakubite ubundi dutwara igikombe. Nuko indi kipe nanjye kuvuga bari abakeba bari babangikanye, bari bagiye guhangana, ati nayo irazi iti padi natwe udusengere udusabire ku Mana, Imana iduhe tuze gukubita agakipe tugatsinde. Hagati aho se wa mupadiri asabira nde ngo ajye gusabira abantu baze gutsindagurana? Ngo kenshi dushaka kwikubira no kwibera, tugashaka ko abandi baza gutsindwa. Hanyuma se iyo Mana ituma abandi batsindwa, hanyuma ngiye ikamba gutsinda, iyo ni Imana bwoko ki? Igisubizo nta kindi twakuramo nuko twese turi abavandimwe, turi n'abana b'Imana. Natinyuka nte gushaka kwikubira ngewe ngo abari njye utsinda, abari njye uvugwa, abari ngewe utwara ibikombe, mugenzi wanjye asigarira aho ngaho. Nguko tugenda turushanwa nk'abari mu ikipe y'umupira n'imbere y'Imana mwa, kandi byaba Nyagasani akunda abantu bose kimwe. Niyo aguhaye kino undi amuhereza ikindi, ariko byose abigira urukundo. Ni ukugira ngo buri wese anyurwe n'uko ari, anyurwe n'ibyo Imana yamuhaye, ariko ntugashake ko mugenzi wawe atsindwa kugira ngo utsinde. Waba wimajije iki? Nawe waba uri nko gukina nyine bya mikino nyine tujya dukina. Imana ntabwo igikina. Impamvu ya kabiri yatumye Abayisiraheli badatsinda ruriya rugamba ni uko Imana yiyoroshya. Dieu simple, Imana yoroheje kandi yiyoroshya. Yibukiro rya mibukiro yo kwishima, Gaburiyeli mutagatifu abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana, dusabe inema koroshya. Imana yamanutse munsi muri uwo mugenzi wo kwiyoroshya, inyura ku mubyeyi Bikira Mariya iza munsi. Hanyuma se ngewe nabuzwa n'iki kunyura kuri uwo mugenzi usanga Imana, umugenzi wo kwiyoroshya, l'humilité. Abayisiraheli bafashe Imana nk'umupfumu, fétiche magique, nk'umupfumu, nka magicien. Aho kugira ngo bahohoraho batangiye kuba nka nta kiza kunanira Imana. Batwaye ubushyinguro bazi ko amaherezo Nyagasani aza kubakubitira ikipe, amaherezo Nyagasani aza kubatsindira urugamba Abafilisiti. None birangiye batsinzwe, ubushyinguro bw'Imana abona bunyaze. Bijya bindi yuko hari igihe ujya kwibuka avuga uti nasenze Imana buri iraza kuntabara, wageraho bakaguca n'intoki ahubwo ati koko Mana kana naragusenze, ngo cyangwa ukavuga uti Imana iraza gusubizaho izi ntoki nibazica, bikaza kurangira ahubwo n'akaguru bagaciye. Warangiza ngo Imana turi kumwe, ugiye gukora amafuti, ugiye kwiba, ugiye mu busambanyi, ugiye mu ngeso mbi, ukitwaza Imana, ukitwaza Bibiliya, ukitwaza agatabo k'umukristo, ukitwaza indirimbo, ukitwaza ishapure. Warangiza ngo uri umukristo kandi ugiye mu mafuti, ngo Imana nta kibazo araza gukurengera. Bigatuma ukora amanyanga ngo kubera ko witwaje ibirango bya Kiliziya Gatolika, kubera ko witwaje n'ibindi byinshi cyane. Warangiza ngo uri Imana, warangiza ngo Imana igutabare. Icya gatatu anacyo gikomeye cyane cyatumye Abisirayeli batsinda urugamba ni ukwirata. Kumva ko uri umuryango watowe n'Imana, peuple choisi, peuple élu par Dieu. Natwe byatugeraho muri iki gihe turi abakristo, tuvugana n'Imana, ndi padiri, ndi frère, ndi master, ndi uwihaye Imana, ishinzwe groupe charismatique, ishinzwe itsinda runaka dusenga bikomeye cyane, yewe turabonekerwa, dukora ibitangaza byinshi cyane, ndi uw'Imana. Yewe sinirwa nzanya no kujya gukora, ntacyo nzakora, Imana izampa ibintunga, ntabwo nzirwa njya gukora. Nuko bikaza kurangira koko ukoroye kubera ko udakora. Aho rero bitangira uri kwiyemera, kwikuza, kwirata. Mu ijambo rimwe byitwa kumenyera Imana, la routine. Nibwo mwe bazajya mu kizamini batize ati Imana iraza kubikora. Nibwo uzajya mu kazi ati buriya biraza kwikora, nta mpamvu yo kuvunika. Nacyo cyabaye kuri Abayisiraheli, bishoboke ko bagiye ku rugamba bitigeze bategura, nta myitozo bakoze, ati dufite ubushyinguro, dufite Imana nta kibazo. Nabyo mutagatifu Agustina yavugaga ati Imana turemye nta mugambi tugishije, ariko mu kujya kuducungura bizagomera uruhare rwawe n'urwanjye. Rwa ruhare ugomba gushyiramo aho kwirata ngo Imana ndayifite, Imana ndayifite, ndi uw'Imana, ndi uwa Mungu, naratowe, Imana izabinkorera. Nuko ukaryama ugasinzira, bikaza kurangira utsinzwe nyine. Abayisiraheli bakomeje kugenda bateshuka ku mategeko, bahemukira Imana, basuzugura Imana, bakirata, bikaza kurangira nyine batsinzwe. Mw'abantu nk'ikintu bita orgueil ni ikintu kibi cyane, kwirata, kwiyemera. Mubyeyi, izi ndoro ebyiri ngiye kuvuga uzifate mu mutwe, ngo mu gihe kwiyoroshya bitujyana ku Mana mu ijuru, kwirata byo orgueil bitujyana kwa shitani ikuzimu. Ndi kwinda kuvuga mu muriro hato utaza guhita unakarira, ariko nta naho n'ubundi, kuko shitani
agenda kuri uwo muzi w'icyaha bita kwiyemera, kwirata, kwikuza, orgueil. Mu gihe Imana yo nanone igenda muri umugenzo wundi, humilité, kwiyoroshya. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umupasitori umwe ngo arafite impano yo gusengera abarwayi bagakira, akabasabira, akabasengera, agatumizaho ibiterane, akabasabira, akabasengera abarwayi bagakira pe, benshi cyane. Ngo nuko rero umunsi umwe haza kuza umurwayi wari urembye cyane, yararwaye indwara bishoboke ko ari mu nda, inda yarafatanye n'umugongo, ngo bishoboke ko yarasigaje nk'umunsi umwe ngo apfe kuko yararembye cyane. Ubwo bamuzana pasiteri kuko yari umuntu usenga, nta ndwara n'imwe atasabira ngo ure gukira. Pasiteri arasenga, 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 abantu benshi baraza kureba icyo gitangaza kuko uwo muntu byari byarananiranye ko akira, yari yagiye mu bitaro byinshi cyane yivuza bikanga. Nuko pasiteri kuko arasenga, 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 abonye isengesho ritari gufata, yitabaza amazi y'umugisha kuko yari azi ko nayo agira igikorwa gikomeye akora ku murwayi. Arayamutera, arayamutera, hafi ijerekani yose amazi y'umugisha arayamutera. Nabyo ntibyagira icyo bitanga. Abantu benshi bari gushungera, bari kureba uburyo bundi pasiteri agiye gukoresha. Nuko igihe kimwe kiza kugira pasiteri ajya mu kiliziya, ajya muri tabernakoro ngaho fora icyo yakozemo, ngo afata isakramento ukarisiya, kubera ko yari azi ububasha ukarisiya ikora n'uburyo ukarisiya ikiza, cyane cyane igihe utambagiza Yezu. Nuko arayifata au sensoir, nuko ayizingira hahandi wa murwayi yababaraga cyane kunda, maze aravuga ati ko biri kose Yezu ndagutegetse uyu murwayi akire. Mubyeyi, iyo mvugo ntize kuba yagutesha ukwemera n'uyumva, ni pasiteri nawe uriwe ushobora kubivuga ati Yezu ndagutegetse umurwayi urarumukije. Nuko ngo bamwe bararyama, bitotsi birabica, bararyama bategereje ko umurwayi akira, bakajya bareba uko akira, bakareba uko akira. Bujya gucya ntiyakira, umunsi ukurikiyeho ntiyakira, umva bamuzikiyeho rya sakramento mu nda rimufashe, rimufashe. Ibyo nyine banabyita profanation, ntuze guhita umbaza ibindi bikurikiraho nyuma y'ibyo byose. Nuko wa murwayi akomeza gushungera ko aza gukira. Uwo nawe nibyo utegereje, uzi ko igihe cyaje kugera wa murwayi ntiyakira. Pasiteri bishoboke ko atongeye kubicisha na rimwe, wa murwayi ntiyakize. Pasiteri, 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 mbega wowe, ese nuko amazi y'umugisha adakiza? Ese nuko isengesho ridakiza? Ese nuko isakramento ridakiza? Oya, harabura iki? Harabura humilité, hajemo orgueil, hajemo kwiyemera, kwikuza, kwirata no gushaka gukoresha Imana uko itari, ari gushaka kuyihata nk'uko bahata ibirayi n'ibijumba. Uzi ko igihe cyaje kugera wa murwayi ntiyaba agipfa, baje kumujyana kwa muganga, bavumbura ko yararwaye indwara inzoka bita teniya, yamunyuzaga ibiryo byose yaryaga, kamunyunyuza amaraso yose. Bishoboke ko baje kujya bamuvuza, ntuze guhita umbaza niba yarakize, dore ko na Lazaro Yezu yamuzuye yongera gupfa. N'ubundi tuzapfa twese, ntabwo tuzomera ku isi. Icy'ingenzi ni ukutirata no gutiyemera, tukagana Imana igihe cyose. Ikindi twazirikana ni nka pasiteri, no kwirinda kwikubira Imana, no kwirinda kwirata, kuzana Imana iwanyu nk'aho Imana ari iyanjye jyenyine, kureka Imana n'abandi nabo Imana irabareba, n'abandi n'ab'Imana, nawe ndi nita umwanzi wanjye nawe Imana iramureba, kuko Imana nta mwanzi igira, ni njye ugira abanzi, Imana yo nta mwanzi igira. Na niyo mpamvu twese iturinde igaturengera ku mpuhwe zayo. Icya gatatu twazirikana tunasoza, ni ukureba impamvu twebwe abafite imirimo runaka, abayobozi, abategetsi, abashefu, akenshi bakunze gutuzamo tukiyemera ko dushinzwe, ati ngewe nagufungisha, nagukorera iki ngiki, nakwica, nakugira nabi. Ubwo bushefu bwawe, ubuyobozi bwawe, ukaza kubayoboka ejo n'ejo bundi ari gatebe gatoki, nawe ejo uzaba uri hasi, abana bakajya hejuru bagakuyobora ukavaho, kuko uri ino si nyine gatebe gatoki. Ntukavanya ngo waradamaraye, waradamaraye. Aheza ni hehe? Ni mu ijuru ku Mana. Muri iyi si turimo hari abakristo bamwe bakora nk'uko Abayisiraheli bakoze, nuko bakizera Imana fabigote, bakemera Imana atari uko bafite umutima mwiza urangamiye Imana, ahubwo ari ubwoba, gufata Imana nk'umupfumu, gutinya Imana aho kuyubaha, bagatinya ibizababaho aho kugira ngo bayoboke Imana by'ukuri.
nibwo uzasanga kenshi turi kubeshya Imana ngo turabayo, turayikunda, turemera, ariko byahebye ukajya. Nibwo uzasanga bamwe umuntu ashobora kukubwira ati kubera ko ndi umuntu usenga cyane ngiye gukubita iriya ntare turwane nayo, ubundi Imana ngiye kuyereka, nyereke ko Imana ariyo niringira ari ntizera. Nuko wajya kuyikubita ikaba yagutapfunye, kaza kurangira ushize utakiriho. Kubera iki? Wafashe Imana nk'umupfumu, wafashe Imana nk'ikintu, manipuler Dieu, kubahuka Imana, gufata Imana nka petit frère, nka mubyara wacu, kumenyera Imana. Bityo nusanga nawe ibi bikuriho iwawe, kumenyera Imana, kwanga kwivuza, kandi ushobora no kwivuza ugakira, ati ndabizi nisenga bizakunda. Imana ifasha uyifashije, kandi ngo ni byiza ko Imana ica ku bantu kugira ngo igere ku bandi. Gusenga, isengesho riherekejwe n'ibikorwa byiza, ibyo nibyo bikiza umuntu. Kimwe n'Abayisiraheli, nidusanga natwe turi hafi aha ngaha, tuze gusaba Imana duce bugufi nk'umubembe tuti Nyagasani ubishatse wangiza, Yesu ubishatse wangiza. Ugushaka ko Imana bari ko gukorwa, naho kwa ni gukorwa, none si Imana izakora ukwayo ryari. Yesu ubishatse wangiza, ugushaka ni gukorwa mu buzima bwanjye buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Kabiri gusoma kuri Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.